Hello guys, nongeye kubasuhuza. Njye nitwa Claude nk'ibisanzwe. Iyi ni Twidagadure TV show. Nk'ibisanzwe kanda subscribe wowe ugeze hano bwa mbere, like, share na comment kugira tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, kandi nawe tubana umunsi ku munsi. Like, share na comment, ntugacikwe kubikora igihe ugeze kuri iyi channel yacu. Kuri uyu munsi mbazaniye amateka y'icyamamare, umugabo ukomeye cyane muri sinema y'Ubuhinde, akaba ari muri Bollywood nk'ibisanzwe. Nabagereyeyo mbazaniye amakuru rero y'umugabo w'icyamamare wakunzwe hirya no hino ku isi, mu Buhinde ho bamwita umwami wa Bollywood, ndetse ni umwami, akaba ari umwami w'ibihe byose muri Bollywood, nubwo hari abana basigaye bakora cyane, bakamurusha gukora cyane, bakamurusha ijwi, bakamurusha n'amafaranga, ariko azahora yibukirwa kuri bimwe yagiye akora muri Bollywood, muri sinema y'Ubuhinde. Amazina ye yitwa Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan akaba ari umugabo ukomeye cyane. Yavukiye mu Buhinde. Uyu mugabo avuka ku itariki ya 11 Ukwakira umwaka w'1942 ahitwa Allahabad. Ubwo ni mu gihugu cy'Ubuhinde, mu ntara rero ya Andhra Pradesh. Izina rye nyakuri yitwa Amita Harivansh Rai Shrivastava. Akaba rero na papa we yari umwanditsi w'icyubahiro ndetse w'icyamamare, wari wubashywe cyane, witwa Harivansh Rai Bachchan. Naho nyina rero akitwa Teji Bachchan. Yari umunyabukorikori, ari umuntu rero ukora ibikorwa byiza, kandi agatuma abantu bagira n'imibereho myiza. Uyu mugabo rero yize mu mashuri atandukanye, arimo Sherwood College. Aha rero naho ni mu Buhinde, ahitwa Nainital. Akaba ari ikigo yizeho rero cyo cyitwa Sherwood College. Nyuma yagiye kwiga muri University y'Ubuhinde, cyangwa se University of Delhi. Delhi ni nkwibutse ko ari mu mujyi mukuru w'Ubuhinde, aho yarangirije rero afite impamyabumenyi ya kaminuza mu bucuruzi, Bachelor of Science. Uyu mugabo rero uko yatangiye gukina filime, Amitabh Bachchan yatangiye gukina muri sinema mu mwaka w'1969 muri filime yitwa Sat Hindustan. Sat Hindustan ni filime yagaragayemo muri uyu mwaka rero twavuze haruguru, ariko izina rye ryatangiye kumenyekana cyangwa se kwamamara cyane ubwo yakinnye muri filime yitwa Zanjeer. Iyi nayo yasohotse mu mwaka w'1973, aho yakinnye nk'umupolisi ukomeye cyane, bigatuma rero yubaka izina rye akamenyekana. Icyo gihe yatangiye kwitwa The Angry Young Man. The Angry Young Man, cyangwa se bakamwita, ubwo ni umurakare ukiri mutoya. Urumva ko ari cyo bisobanuye, kubera rero imikinire ye y'ingufu, cyangwa se ukuntu yakinnye ari umuntu urakaye cyane, ari umupolisi w'umurakare cyane, ubwo yahigaga ibyihebe akajya bimerera nabi. Izina rikomeye rero n'ibikorwa bikomeye by'uyu mugabo yagaragaje, cyangwa se ibi byose byamugaragaje binyuze mu mafilime yagiye akina, amafilime menshi cyane yagaragayemo. Gusa ayamenyekanye cyane akamwubakira izina ni yitwa Sholay. Yakinnye mu mwaka w'1975, n'iyitwa Diwar nayo ikaba yarayikinnye muri uyu mwaka n'ubundi w'1975. Iyitwa Doni, iyi nayo yayigaragayemo, yayikinnyemo. Mwibutse ko Doni ari filime yakinnywe n'umusitare, cyangwa se icyamamare basigaye bahimba umwami wa Bollywood, ariwe Shahrukh, cyangwa se Sharuhan nk'uko bakunze kubyita. Iyindi filime yagaragayemo ni yitwa Amar Akbar Anthony. Iyi nayo ni filime yamugize icyamamare, yasohotse mu mwaka w'1977. Urumva ko yasohotse mbere y'iriya Doni nakubwiraga. Iyindi filime rero yagaragayemo ndetse yakoze ku mutima no ku mitima ya benshi ni iyitwa Kabikushi Kabigamu, yakinnye mu mwaka w'2001. Iyindi kitwa Piku Pink n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye, nazo uzajya ugenda uzibona niba uri umukunzi w'agasobanuye. Uyu mugabo rero afatwa
afatwa nka Shahenshah wa Bollywood. Shahenshah wa Bollywood rero bikaba bivuze umwami w'abami wa Bollywood cyangwa se umwami w'abami ba Bollywood. Urumva ko nawe ari muri abo bami ba Bollywood, nyuma y'uyu mugabo witwa Shah Rukh Khan nawe tuzavugaho mu kiganiro kizakurikira. Uyu mugabo rero ibyago n'indwara zitandukanye zagiye zimugaragaro cyangwa se zimuriho kuri ubu ngubu, wenda ushobora kubonana ibikomere, inkovu zigiye zitandukanye, byose yabikuye mu mafilime yakinnye. Mu mwaka w'1982 yakomeretse bikomeye ku igufa ubwo bafataga amashusho ya filime yitwa Kuli Kuli, aho abantu batekaga cyangwa se bakekaga ko apfuye cyangwa se yapfuye. Hano yagize impanuka ikomeye cyane ku buryo bamwe na bamwe bakekaga ko yapfuye, ariko Imana rero yaje gukora ibikomeye, ibitangaza byayo iramukiza, niyo mpamvu n'ubu ngubu ukimubona. Ibyo rero byatumye akundwa cyane n'abantu b'ingeri zose, harimo nanjye uri gukora iki kiganiro, kandi nawe ndabizi neza ko uyu mugabo akina filime neza bigatuma umukunda. Mwibutse ko ari Amitabh Bachchan. Uburyo rero yigaruriye abantu bose cyangwa se imitima ya benshi, ibi ngibi ntabwo ari iby'aka kanya ndetse si ibyo yapfuye kugeraho, ahubwo yabaye umunyamakuru wa gahunda ya televiziyo izwi mu Buhinde cyane, nk'iyitwa Kaun Banega cyangwa se Kaun Banega Crorepati. Iyi rero ni televiziyo icishaho udufilime tugiye dutandukanye mu Buhinde, akaba ariyo yarakuriye uyu mugabo ndetse akayobora ibiganiro byacagaho, byatumye akundwa cyane cyane mu Buhinde bareba iyo televiziyo ndetse n'ibihugu bihana imbibi n'Ubuhinde. Uyu mugabo rero iki kiganiro cye cyitwaga Kaun Banega Crorepati, cyangwa se nka Who Want to be a Millionaire in India. Urumva ko iri jambo Kaun Banega Crorepati gisobanuye umuntu ushaka kuba umukire mu Buhinde, kiriya cyari mu rurimi rw'Igihinde. Akomeza rero kugenda yigarurira urubyiruko n'abakuze binyuze muri icyo kiganiro yakoraga cyavugaga ku muntu ushaka kuba umunyamiliyoni. Ibi byatumye nyine ikiganiro nk'icyo kirimo inspiration, yigarurira imitima y'abatari bake mu Buhinde. Ubuzima bwe bwite rero uyu mugabo Amitabh Bachchan yashakanye n'umugore witwa Jaya Bhaduri. Jaya Bhaduri nawe wari umukinnyi wa filime ukomeye rero mu Buhinde mu myaka yagiye itambuka, ndetse n'ubu ngubu agenda azigaragaramo zimwe na zimwe. Bakaba bafitanye rero abana babiri, umuhungu witwa Abhishek Bachchan, akaba uyu muhungu nawe ari umu acteur cyangwa se ari umustar ukomeye cyane muri filime y'Ubuhinde. Mwibutse ko uyu muhungu we Abhishek Bachchan ari umuhungu wakinnye filime zigiye zitandukanye, zirimo za Kuchinakaho n'izindi nyinshi muzajya mwibonera. Uyu muhungu ni icyamamare nk'uko papa we nawe ari icyamamare mu Buhinde. Mwibutse ko kandi andi makuru wenda waba utazi, uyu Abhishek Bachchan afite umugore w'umu actrice nawe wakunze gukina n'umukinnyi witwa Shah Rukh Khan, ari umu actrice wiwe cyane mu mafilime agiye atandukanye, nk'iyitwa Bazigare, iyitwa Dilwale, ni nyinshi, hafi ya zose filime za Shah Rukh Khan uyu mugore wa Abhishek Bachchan yazigaragayemo ari umu actrice, akaba yitwa Kajal cyangwa se Kajol nk'uko bamwe babyita. Naho rero undi mwana w'uyu mugabo Amitabh Bachchan ni umukobwa witwa Shweta. Shweta nawe ni umusitari mu Buhinde ukomeye cyane, umu actrice. Uyu mugabo rero nyuma y'ibikorwa byose cyangwa se amateka yamaze kubabwira, ntabwo byarangiriye aho, ahubwo yagiye ahembwa n'ibihembo bigiye bitandukanye byishimwe. Amitabh Bachchan yahawe ibihembo birenze 200 byose. Sinzi niba wumva icyo
kintu, ariko urumva ko ari umusitari ukomeye cyane. Ibaza aho umuntu ahembwa ibihembo birenze 200, ntago aba ari umuntu woroshye bamwe bakunze kwita gafu k'imvugwa rimwe, kuko ni umusitari cyane kandi yari abikwiriye kuba yahembwa ibyo bihembo birenga 200. Muri byo harimo ibyo nari ngiye kubabwiraho, icyitwa Padma Shri yahawe mu mwaka w'1984. Ikindi nacyo kikaba cyitwa Padma Bhushan cyangwa se Bhushan, yahawe mu mwaka w'2001. Birumvikana ko iki gihembo yagihawe bitewe n'uko yatinze muri ya filime yitwa Kabikushi Kabigamu, dore ko nayo yasohotse muri uyu mwaka. Ikindi gihembo ni icyitwa Padma Vibhushan, yahawe rero mu mwaka w'2015, n'ibindi byinshi mu gihugu no hanze yacyo. Yagiye rero abona ibihembo bigiye bitandukanye, haba mu gihugu cye ndetse no mu bihugu by'amahanga, hanze y'igihugu avukamo naho yagiye ahemberwa ibihembo bigiye bitandukanye. Uyu mugabo rero ntago wakumva gutyo ngo ugende birangiriye aho, ahubwo ni umugabo wagize rero uruhare muri sosiyete rukomeye, aho ari umuntu w'umugiraneza, afasha abantu rero binyuze mu bikorwa by'ubugiraneza, kurwanya sida, indwara y'imbasa, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ndetse no gufasha abatishoboye. Birumvikana ko atari mwabiriya gusa nari mbabwiye, ahubwo afite n'ibikorwa byinshi bifasha abatishoboye. Uyu mugabo rero sinagenda gutyo ntababwiye bimwe wamwigiraho, bimwe dushobora kwita nk'umusozo cyangwa se amasomo wamwigiraho gukomeza kugira umutima ukomeye, kwihangana, gufasha no kwita ku bandi. Ibyo ngibyo byatuma nawe uzagera igihe ugahabwa ibihembo, cyangwa se niyo utabihabwa na rubanda, Imana ikazagufasha, kuko dore ko ifasha. Imana ni Imana igira neza ndetse yita ku bantu bayo. Amitabh Bachchan rero ni icyitegererezo ku isi hose, nubwo rero amaze imyaka myinshi muri filime cyangwa se muri sinema y'Ubuhinde, ariko aracyari umuyobozi w'igitangaza mu ruganda rwa Bollywood. Ni intwari ya benshi mu Buhinde ndetse no hanze y'Ubuhinde, binyuze mu mafilime agenda akina, agaragaza. Biriya byose bituma rero tumwita intwari, kandi koko arabikwiriye. Twamwigiraho byinshi, ni umugabo utoroshye. Nawe rero tubana kuri YouTube channel, ntukagende gutyo utumvishe amateka agiye atandukanye. Kandi subscribe wowe ugeze hano bwa mbere, kandi nawe tubana umunsi ku munsi. Wibuke gukora like, share na comment, kandi ngira ngo ujye ukora ku nzogera kugira ngo ujye ubona notification cyangwa se amamenyesha, umenye amakuru twashyizeho mashyashya, cyangwa se ikiganiro gishya kiriho cyageze kuri YouTube channel, maze ubundi tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndabakunda cyane, nari Claude nk'ibisanzwe. Iyi ni Twidagadure TV show.